cyubahiro. Tugiye kwigana iby'umusore w'umutu. Iby'umusore w'iki? Umutwe w'amagambo uravuga ngo nakora ki mu mpamvu y'ubugingo buhoraho. Nakora ki mu mpamvu y'ubugingo bwacu te? Buhoraho. Muri twese ko turanga dushaka ubugingo bwacu te? Buhoraho. Ni bande bashaka icyo bakora ngo bahabwe ubugingo buhoraho? Ndakeka ni twese. Naho utamanika cyangwa naho bamanika, ariko impamvu yatuzanye cyangwa impamvu ituma turiho dushaka no gukora ibyiza ngo bazabone ubugingo bwacu te? Buri wese wamubwira ngo urapfa ariko tugiye guhindura imoto si yakwishimira kuva mu bapfa ujya mu badapfa, buri wese ntiyabyishimira, ariko biragatanga kuramba urambira mu bibi cyangwa kurambira mu bukene sibibira. Ariko none uyu musore yagiye gushaka Yesu aramubwira ngo nkora cyiza kiba mpamvu y'ubugingo bwacu te? Ese umusore ntiyarababaye? Ariko mbere yo guhabwa ikigaragazo cya mbere cyangwa ikizamini cya mbere ni ugomba guhabwa n'icya kangahe? Mbere yo guhabwa utsinde ikizamini cya mbere ntabwo wajya ku cya kabiri utaratsinda icya kangahe? Ubanza ku cya mbere ukajya kujya ku cya kangahe? Uyu musore icya mbere yaratitondeye yaragitsinze, ariko kitamuhesha iki? Kitamuhesha ubugingo. Nuko aragisharasa yabuze amahoro yirukanka yahagiye aravuga ngo mwami mwigisha mwiza ari cyiza kiva mpamvu. Yesu aramusubiza ngo unyitira iki? Mwiza. Daniel mu gihe cy'i Babuloni yari umusore w'umunyagano, yari umusore warutondeye Imana. We yashyiraga tugangaye ku munsi, ariko Daniel nkamujyana mu bwabo bw'iki ngo baramuhize baramugenzura mu gatabo kitwa imibereho yejejwe, ngo barebye Daniel baramugenzura isaha ku yindi bamugendaho ngo barebe muri cyo bamuregaho bagenzute barakibura. ariko kano kanya wagenzura ubwanjye kuva aho bwankereye yabona icyo bandega bakashyira muri Yesu. We namba kenda kinaje mariye hejuru ya 70. Si icya mbere naterewe, si icya kangahe? Hari benshi tugihusha, ariko Daniel baramugenzuye kuba imyaka myinshi cyane ngo baretse bamuregaho ngo bamushyire mu nzu ya gereza bagenzute barakibura, ngo maze baravuga ngo kuva twabuze turega kuri Daniel reka tumuregere tumutegere ku Mana ye. Tumutegere kuki? Niba umuntu yagutegeye ko ndakagushobora, yagutegeye ku kintu ndakagushobora, ntabwo azabibona kutegera ku Mana, kandi cyambere cyamaze kukunanira. Shadraka, Meshaki na Abednego babateze ku kigaragaro cyane muganzuze no kuramya igishushanyo, baravuga ngo naho Imana yacu itagenzute itakiza ntabwo turupfukame ikigirwamana. Ariko babashukunyamo ko twajukunyemo batatu, nkaba ndi kubona uwa kane utambagira yavuye hehe? Mureka n'umwana w'iki? Amen. Bavuyemo ngo nta n'umuzi ubugenzute urwanda. Daniel mu rwaba rw'intare ngo baramubwiye ngo ntabwo agomba gusenga mu minsi 30 tureke gusenga umwami wenyine. Ngo nuko Daniel wabagenda bakajya mu nzi zerekeye iburasirazuba agafukama hagenzute agasenga, ngo yasenga rimwe atangira gusenga kangahe? Gatatu. Daniel ntiyacogoye gusenga ubwo yasengaga gatatu ku munsi. Umusore w'imico myiza ntiyacogoye gusenga ubwo yasengaga gatatu ku munsi. Ngo baratangiye baramugenza maze baramufata bamushyira mu rwabo rw'iki? Umwami Dariyo ntiyagoheka, umwami Dariyo ntiyasinzira bitewe n'urukundo yakundaga Daniel. Ngo nukomeze kubera rya tegeko ryarabisinye abakora uko ashoboye kose bakiza Daniel, ariko babagabo bakajya bamumura impande. Mugeze bamwegera abaperezida baba bamaze gushyiraho itegeko nta muntu agomba kugenza uteka kurihinga ngo nidabagenda ute ridakuka. Ngo maze Dariyo yakundaga Daniel, ngo byageze igihe bamugaba igihugu cyose, umwari kandi yamaze kumushyira mu rwego rw'intare ngo arangije ntiyasinzira. Ngo gutera mu gitondo kare Daniel mugaragu w'Imana
nzahumeka imana yanjye nkorera yohereje marayika wayo abo mu minwa y'intare ntacyo zarumanya. Ese hari washyirwa mu rwego rw'intare ntagire icyuba? Ese hari washyirwa mu ndanura ry'umuriro ntuse? Cyangwa yuko za aksida 911 babwira ngo banze wasenga ugahamagara ambulanse. Ariko insurance yacu ni iki? Ni Yesu. Uyu musore arangije aza kwirukanka aravuga ngo mwana mwigisha mwiza koreka ingo mpamvu twibabwira tute icyo nicyo nuko ari njye nawe dushaka icyatuma turubyiruka tute uhoraho nuko Yesu aramubwira ngo ni muri Mariko 10:17 mukomeza. Nuko Yesu aramubwira ngo mugaragu mwiza kubera ko nyita umugaragu mwiza umwiza n'iki? Umwiza n'umwe n'Imana. Nuko aramubwira ngo ariko genda witondera amategeko. Genda ugate witondera amategeko. Uyu musore yasubije neza cyane aravuga ngo mwami amategeko yose ngo narayubahirije uhereye mu buto bwanjye. Ariko still ntabwo nagenje ntabwo nafite mwami narayubahirije iri ntugasambane ntukice ntukine ubasona n'uko kubera kuryamye kubera kurya kangahe maze umusore aramubwira ngo ayo yose guhera mu buto bwanjye nagenje amategeko ntabwo yagukiza. Wenda bazaguciraho iteka ngo ntiwishe isabato wasambanye wasinze wakoze iki n'iki kubera kutegeko rya mbere kugeza ku rya 10. Ariko yose n'abayubahirije ngo mu bafarisayo bose bariho ntawubahirije amategeko kurusha Pawulo. Ngo ariko Pawulo arangije ngo mu mategeko yose yarayubahirije byageze igihe bamugira generali. Mu gihe cye Pawulo yarabivuye ngo mu gihe cyanjye nta muntu n'umwe urakomeje amategeko nkanjye. Maze n'ubundi Martin Luther aravuga ngo yabaye amategeko ahereza abantu agakiza ndetse no kwibabaza nakagombye guhabwa agakiza ari cyo wambere. Ko mu bihaye Imana bo mu gihe cy'Iroma mu gihe cya Martin Luther ngo yabaye akazamuka amayesikariye azamuka apfukamye ayamanuka ntacyo yiyiriza ariko ntageze ntahabwa agakiza ntabwo afite Yesu. Umuntu uzabona Yesu ntabwo kwicisha twabanje kwiga mu gihe Yesu ari hariya wowe uri hano ugatera intambwe ya mbere azagutera intambwe 99 asigaye n'upfa uzazuka ubuzima. Kubahiriza amategeko ntabwo byagukiza ariko kuyica bizakujyana hehe? Mu kuzimu. Ikintu cya mbere kizatuma uhabwa ubugingo buhoraho ni ukwizera ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu musore rero Yesu mwarangiza aramureba wagenze ute? Aramukunda. Mwaramureba aramukunda. Ruza mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose mu cyiciro cya 57 baravuze ngo uyu musore Yesu yaramureba cyane mwarangiza aramukunda. Mwaravuga ngo uyu musore wese yamaze gupanga yuko agiye kumugira umwigisha we. Mwariko Yesu aramubwira ngo genda ugurishe utunze maze ubihereze iki? Imfubyi n'abapfakazi. Ariko uyu musore uteruka ubutunzi mwarangiza arahondobera arangije arababara arangije isura yari ifite ibyishimo cyane ije gushaka icyayihereza agakiza igazute ibikinya. Arangije asubira inyuma buhoro arangije agenzute aragenda. Ngo nuko Yesu arababwira ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru kuruta uko ingamiya yakwinjira mu zuru by'ishinge. Ntabwo ari urushinge urunguru badodesha imyenda. Mu gihe cya Isirayeli bari bafite umuryango cyangwa igipangu cyangwa bagukingwa n'abagabo 24. Mu gipangu amasaha yaragaragara runaka bakagenza ute bakagifunga. Hakaba hari akandi kantu kari kameze nk'inshinge gatoya kameze nk'idirishya ritoya bagombaga kwinjiramo kugira ngo batarara hehe hanze. Niba bakaba bagiye guhaha bajyanye indogobe irandogobe yarasaga mbere yuko yinjira muri rya shinge bagombaga kubanza kuyikuraho imitwaro yose arigenza ute yari yikoreye maze yarangiza ikagenza ute ikinjira. Barayikubitaga bakayisunika bakigenza ute bakayinjira. Nuko Petero wari injyamutse cyane wakundaga kuvuga wabonaga iruhande rwa Yesu aravuga ngo ubwo bimeze bityo genda uzajya ninde hawe. Nuko Yesu aravuga ngo
ibyo byose ku mwana w'umuntu bigenda gute birakomeye ariko ku mwana biroroshye amen ariko murabyumvise ku mwana w'umuntu bigenda gute birakomeye ariko ku mana yonyine bigenda gute biroroshye hari umuntu wabatijwe muri 97 hari umuntu wabatijwe muri 2000 hari umuntu wabatijwe mu mavuna ya Nzaramba mu ya Nzarora mu ya Rusheni mu ya Ravenhazi ariko still na n'ubu akabigenda gute agikora icyaha imana yiguye icyaha kandi wabatijwe muri ibyo bihe turahari mwese murabizera mwese murakiranutse nta muntu ufite icyaha muri mwe mwese mwabivuyeho reka turi abantu badafite icyaha abadafite icyaha reka turi abantu badafite icyaha amagambo n'amasomo yari mu gitabo cy'intambara ikomeye